muri subira cy'umuntu akiri songa mama Oui. Imeze neza wowe. Imeza. Sha simbizi ko ndibona umwanya ninkubona ndaza. Ariko ndareba. Mupiki se kandi. Ndaza. Sawa. Uy. Mbona subira nazo. Gusa mfite umusheri ariko ndashaka icyangwe. Ndashaka icyangwe rwose. Umunsi ngomba kuryoha meze neza nta kibazo kirimo. Ahantu harimo harahumura ariko igiporezo. Ko bisa kose ngomba kunyarukana kino giporezo tu. Gusa Imana imfasha ntihagire umubabiloni uza kunshi ryera. Mbega igiporezo gihumura. Dore ngiki we. Nari nshonje. Uziko birimo wana. Run. Yewe mama yanjye ndananiwe pe. Si ibintu maze kubimenyera kuko byo guhinga. Kandekera aho ndananiwe. Reka ntahe. Wenda nzagenda mbimenyera gake gake kugeza mbonye ibyo kurya. Ubuzima bugenda buhinduka. Ubuzima buraryoshye kweri. Ariko cyazambwira rwose wa mugore n'umukobwa ahantu basigaye baba. Umugore rwose yarantangaje. Umugore utazi gufata umugabo we neza. Agahora amufata uko yishakiye. Ngomba kuzamufata neza kugeza uriya mugore atazigera amenya irengero. Kandi ntazagaruka hano. Kuko mari kuko uriya mugabo anyanze nanjye naba mpombye. Simbikeneye habe na gatoya. Sheri nzagufata neza. Hamwe wa mugore azajya yireba kwibura. Sheri ndagukunda ahubwo reka nze nguhamagare. Ngiye kuhamagara kuvugisha Sheri. Yego. Ni byiza cyane ariko wanyereka ubuzima barimo disi. Abantu barya bahinze baragowe. Umuntu arananirwa n'ukwirirwa guhinga nta muntu waguhutwe kubusa. Hako se bururiya se wa mugore ndi kubona wankuye mu rugo rwanjye. Iranda se buraya yankuye mu rugo rwanjye none yicaye ndi kuva guhinga mvuye kugira ngo ndebe uko ndya n'umwana wanjye none ndebera. Ugize ngo iki mata? Wandayo ntago ari we wankuye mu rugo rwanjye. Bungu nkaba ndi kurya narushye wicaye mu byanjye. Uri guseka iki subwo? Indushyi kweri. Ugize ngo nge ndindaya. Wandaye wankuye mu rugo rwanjye none ibibazo byambanye ibibazo wicaye uragaramye uri kurya ibyanjye. Kuko wandushiwe. Kagore katari kazi gufata umugabo neza. Ubu umugabo wanjye mfata umeze neza. Turasharamye, tuguwe neza mbese muri make. Komeza wirukankana isuka.
amaherezo nzagusohora mu rugo rwanjye ibyo wari ugenda n'isuka nzagusohora mu rugo rwanjye kuko uri indaya utananyegera uri indaya nk'izindi nzagaruka mu rugo rwanjye ariko ubundi unyita indaya genda n'isuka wandaye kandi uzasohokera mu rugo niri kugenda n'isuka madame banze bikubwire shyira isuka ku rutugu uribeshya turi mu gihugu kirimo ubuyobozi wowe uzansohokera mu rugo wari ubizi neza ko uzasohokera mu rugo jya guhinga umenye akazi k'indaya icyo kakora jya guhinga madame mpinga se kubera iki ko nawe amaherezo uzahinga jya guhinga nawe uzahinga jya guhinga handi ntukongere kunyita indaya ariko ubundi ubwo ntabwo twarwana ujya kunkura mu rugo rwanjye wa mugore amafaranga maba yabazerega reka nkwigishe abantu baricana iruhande ku rugo rwanjye ntuzagaruke mu rugo rwawe ubundi wowe urinde wakagore wowe uza kunkiza uriya mucashuro wowe urinde wowe uvuye uturutse kuza kurwana mu nzaza niko Hasani maruka caha mu rugo iwanjye nawe Hasani narahatsindiye tuza awi ariko narumiwe koko uzi ko umudamu yarishe mugenzi we reka nanjye nigendere da ayiwe mana we yesu we nzurinde muntu wetu umwana narinebetse uko ubuse mama wanjye ntiboswe na mama mana we so mama ararya iki so ubu ninde ubijyanye ntabwo nabyikopesheje simbereye ngo nanjye ndashonje Mama yanjye ubuse kuko ndabigenza mama ararya iki gusa sinabyihanganira pe umuntu webyariye hano hafi ubuse bwo tunarengiye kwitaba telefone bakaba batuye ibintu kuko mama yanjye n'ubuntu bw'ukuri buzi umudugudu kuko uyu muntu ari mama ugomba kubitanga mu kibazo cyose ugomba kwibwira umuyobozi w'umudugudu ubuze kuko hari ibyo twari dufite byonyine turarya n'umugore mu nzira arankubise ndumva ameze nabi nabyimbaganye si underekeza hehe koko ndabigenza nte koko mwana wanjye Sonia urihe mwana ngo nkubwire icyano ngushije kurira mwana wa byagenze oya mwana wa hari umuntu ugusanze hano araguhohotera usagariwe nande mwana wa kuri kurira cyane byakugendekeye gute ndaza sawa ayiwe mana we zose nsanga inkono barayijyanye ako si ubu koko tuzerekeza he muri uyu murenge ko tubuze uko tubigenza
batwibye ibiryo. Ngo mama babiteruye. Ubu ubyibye ntabwo ari hano hafi mwana wa niba wari ugiye mu nzu. Byashoboka nari ngiye mu nzu ugiye kwitaba telefone cyangwa inkono bayikuye. Ako si ubu koko turabigenza gute mana yanjye? Uzi ishyano mpuriye naryo nanjye mu nzira. Wa mugore wadusohoye mu nzu ya so arankubise arampindanyije. Mama irandaya kubazaga iki? Turahuye arankubita ngo sinkongere kwegera hafi y'inzu ye. Inzu yayihinduye byararangiye. Oya mama tugomba kujya mu buyobozi. Turajya mu buyobozi ntabwo bishoboka. Yagize kudusohora mu nzu mama. Yego. None ngo reka mama ugomba kujya mu buyobozi bakamufunga kuko ni uri kuduhohotera. Mwana nta kindi cyakurikiraho. Ni ugushaka uburyo tujya mu buyobozi tukarega uwo mugore tukarega n'abajura baje kutwibira ibiryo. Kubu ndi kubibona nagowe biba byanduhije cyane mvuye gukora ikiraka cyo guhinga ntarimenyereye guhinga none dore nibyo tuba duhashye barabitwaye. Oya reka nze tujye mu buyobozi. Reka mbanze njya n'isuka mu nzu. Karame mwana. Safari yari yamamagaye. Ugiye kureba Safari mwana we? Kagenda umurebe wenda wamutekerereza ibyo twahuye nabyo ukamubwira ikibazo cyatubayeho wenda akagira icyo yadufasha. Genda ugerageza ariko rero mwana wanjye nubwo uri umusore asenga nubwo asenga Imana ariko abasore bo muri iyi minsi nta muntu wabizera. Ntutindeyo tutongera ibibazo mu bindi. Uri kubyumva mwana we? Ngahaguruka ugende nanjye reka nshyire isuka mu nzu kandi ubanguke ntutindeyo. Ngagenda rero. Aho nawe usigara amahoro. Yego mwana we ubanguke. Ako se muri iyi nzu ko utari wahateguye neza mwana wowe ntabwo uriwe warangaye. Reka ngire vuba ushere hafi agiye kuza kunsura kabisa. Ari mukumbuye cyane. Ngire vuba nje koga bagiye kuza kunsura rwose. Soni yashire wanjye rwose nubwo boss kaba agiye kumunyiciraho ariko ndamukunda. Ari mukumbuye. Koga misiyo ya mbere nayirangije ariko indi misiyo isigaye niyo kwiba noneho imyenda. Ikura hehe ko uyu musore wa hano uko mbizi ajya yandika. Byari byo byose hari ikintu nshobora kumukuraho. Ngiye kumukokora.